Ni mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze. Aba bagore baganiriye na Family TV bavuga ko ihohoterwa rikorerwa abagore rikigaragara muri uyu murenge. Bashyira mu majwi ubusinzi n'amakimbirane ashingiye ku mitungo nk'intandaro y'iri hohoterwa. Gukubitwa byo barabivuga nk'ibimenyerewe muri aka gace. None wasanga umugabo ntakukubite, wavuga ngo murasazana ntakukubite. none yakubita urushira umwasi none waje kurega. Yankubise akamvuna namurega. Nase yankubise urushira umwe naje kumurega. Hari abagabo bagihohotera abagore ese ubona barahari. Ariko si cyane. Bigenda bigabanyuka. Uko biri ntabwo ari nka mbere, bigenda bigabanyuka. Ariko nanone mwagombye kuja musura abantu mukababaza wenda impamvu usanga bagenda bapfa nk'ibintu bijanye n'umutungo wo mu rugo. Noneho kubwiye impamvu bigatuma abantu batabyumva kimwe. Ewe usanga biterwa n'impamvu nyinshi. No hari igihe umugabo aza wenda atanamuhahiye. Yaba atamuhahiye rero umudamu wenda bakapfa nk'ibintu runaka yamuha n'ibyo kurya ntabe yanabyemera kandi umudamu ntako atagize. Yasinze aratahaga ari kwiyenza mu rugo akagwana. Byakira nabi ugahamagara umuyobozi akabakiranura. Imana Pelagie ni umuyobozi wungirije mu kigo nderabuzima cya Gataraga. Nawe afite ubuhamya ku ihohoterwa rikorerwa abagore. Yewe ubwanjye nkaho ntangiriye hano nakiye kaye ebyiri. Umwe niwe waje umugabo yanamutemye n'intoki. Ubwo turazidoda na executive w'akagari yaraje aratubwira turi umugabo untemye. Ariko noneho umugore twamurajije hano bukiye mu gitondo ngo bagiye gusubiramo ibibazo. Baravuze ati ubwo byarangiye namwamvuye reka nje kwiyunga n'umugabo wanjye. Natwe ntiyatubwiye ikintu bapfuye gusa uretse ko yaje bamutemye. Ubwo none ashoboye kutworurira ati umugabo niwe ngize gutya. Ku ruhande rw'abagabo nabo ntibahakana ko bahohotera abagore, ariko bakavuga ko abagore n'abatari shyashya kuko ngo hari ubwo bafatanya n'abana babo bagahohotera abagabo. Bita basinze. Hari igihe umugore atahabwije umugabo yamubaza ati mbe wiriwe hehe, akamubwira ati reka data. Waje kona ukabona umugore saa moya, saa mbiri, saa tatu kandi abuzi ko ari zo nshingano zo gutekera abana. Ubwo rero mu ico gihe umugore ubwo yaba ngo ntango gashahugwe nundi atigashahugwe ubwo kabona baratonganye bararwanya baje. Hari abagabo bakubitwa. Hari abagabo bakubitwa birashoboka umugabo ashobora gushaka rwose agashaka umugore nawe w'inkorokoro. None se yagize kuba umugabo no kugira imbaraga zirutuza umugore. Wakoze waje kureba umugore yankubise. Uri hanagura gaciye ukabera aho ngaho. Reba ngiye ufite inka ukayigurisha nk'ibihumbi 100 ushaka kubikoresha ikintu. Wagera mu rugo umugore akagutera amahane. Siriti afite abana bakuru abagiye afatanyije nabo bakakurwanya y'amafaranga agapfubusa. Urumva banahohotewe. Bibaho mu bakire. Nese bamwe ntibiyahura bakaruvamo. Abiyahura ubwo ni bande? Nk'abagabo. Byatewe n'iki subu? Byatewe n'ubwo no kuvuga ngo agafaranga kazane kose yabatakazanye kose nuko ubwo akavuga ati bakamuba batebara gushahura batebara gushahura nuko bikagenda bico. Hari n'abagore nabo basinda yava gusinda n'umugabo yasinze bakaba bararwanya. Ariko buriya iyo basanze iyo barwanye nkuko buriya bavuga ko none barakubwira aba niyo umugabo afite umutungo wa mugore akawaya umugabo yavuga akabizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga nawe ntahakana ko ubusinzi bwabaye inkomyi ku mudendezo mu miryango. Akavuga ko hatanye ingamba mu guhashya ubusinzi. Ubusinzi cyo nakivuga ariko mpande zombi urabibona. Ari nacyo tugenda twigisha nk'ubu mu ngamba twari dufite mbere wasangaga nka nimugoroba wajya mu kabare saa moya, saa mbiri ugasanga hari abagore bari mu kabare, ugasanga hari abagabo bari mu kabare. Aho tugenda tunabigisha ko niba banasohotse mu kabare bahagenda ari bombi umugore n'umugabo bakajya gusangira nta wababuza bagatahana bakajya kubaka urugo rwabo. Ariko ikijyanye n'ubusinzi hari inzoga z'inkorano ubu turagenda tuzica nk'ubu turangije nk'amezi 2 nta makimbirane dufite ashingiye ku businzi kubera inzoga z'inkorano twazirwanyije. Ibyo byose ukasanga bigenda bitushyira mu nzira nziza. Zombi yaba abagore ndetse n'abagabo bemeranya ko amahoro mu rugo ataboneka mu gihe ubusinzi nk'intandaro y'amakimbirane akiboneka mu miryango. Bahuriza ku kurandura uyu muco mubi w'ubusinzi mu rwego rwo kugera ku mahoro n'umudendezo urambye. Niba Family TV i Musanze mu murenge wa Gataraga.